nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu nongeye kubaha ikaze. Kristo Yezu akuzwe. Mu biganiro biheruka twabonye ubuzima bw'umuhire Anna Gaterina Emmerich. Tuvuga yuko yagize amahirwe yo kubona ubuzima kuva ku bakurambere bwacu Adamu na Eva kugeza muri iki gihe turimo. Abibona mu madetaye yuko byagiye bigenda, kwa kundi Bibiliya itakwandika ibintu byose, we yabibonye byose. Inyandiko ze ariko tukagenda muri iki kiganiro duhitamo kuzunganira twifashishije izindi nyandiko za Maria Valtorta, kuko twagize ikibazo ku nyandiko za Anna Gaterina Emmerich. Umwe wamufashije cyane kuzishyira mu nyandiko yagiye ashyiramo commentaires ze, agashyiramo ibitekerezo bye bigatakaza originalite. Kandi ikindi uko atabashe kubyiyandikira ahubwo abibarira ubyandika, ntago hari aho bigera ukumva ukeneye nka Maria Valtorta ubivuga uko biri, kuko we ni dicte ibyo yabonaga yabyahitaga byandika, nta wundi muntu unyuzemo hagati. Rero abo bombi tuzabifashisha muri ibi biganiro. Ndashaka gukomeza gusubiza cya kibazo cy'uwambajije ku buzima bwa Yosefu Mutagatifu, kuko muri Bibiliya aracecetse cyane, avugwaho make nawe akavuga make, bityo akadutera amatsiko, kandi ari umuntu ukomeye, ari umutagatifu ukomeye, nk'umuntu wabaye umurinzi wa Yezu n'umugabo w'indahemuka wa Bikira Mariya. Impamvu dushaka no kumuganira birambuye, hari abantu benshi bibaza ku isugi bwa Bikira Mariya, bati ese nyuma y'uko Yezu avuka, buriya ni ukuvuga yuko Yosefu na Bikira Mariya bakomeje kubana muri ubwo buryo bw'ubusugi, cyangwa noneho babanye nk'umugabo n'umugore? Ibyo rero murabisobanukirwa muri iki kiganiro, mumaze kumva ikiganiro n'amasezerano bagiranye mbere yo gushyingiranwa. Turibukiranya yuko Bikira Mariya yakuriye mu ngoro hamwe n'abandi bakobwa bo mu gihe cye bari baratuwe Imana, bakaba bari baragijwe abakecuru, abadamu bakuze, ababyeyi bakuze, cyane cyane n'abapfakazi baba bahitagamo kwiberaho basenga, bakora n'ibikorwa by'urukundo. Muri abo bakecuru tukavugamo nka Anna, umukobwa wa Fanueli uvugwa mu Evanjiri ya Luka. Ni na wa wundi waje kwakira akana Yezu mu ngoro, we n'umusaza Simewoni. Hanyuma murabizi ko umusaza Simewoni nyine yakira akana Yezu agahanura Bikira Mariya izamubaho, hanyuma bagahita bavuga n'inkuru ya Anna amwakira. Anna rero uwo ngo yari yarareze Bikira Mariya mu ngoro, yari asanzwe amuzi. Muri ibyishimo yagize abonye wa mwana yareze yari ubyaye Mesiya. Abo bakobwa rero icyo bakoraga ni iki mu ngoro? Bari bashinzwe kumenya imyambaro y'abaherezabitambo. Yabaga ari imyenda idoze mu buryo bwayo, rero nibo bayidodaga, bakayigirira isuku, igihe yande bakayimesa, ndetse bagakorera n'isuku n'ibindi bikoresho byo mu ngoro. Bikira Mariya yari muri abo ngabo. Ndimo ntegura kino kiganiro nese nibuka imirimo y'Abakarumelita. Njya mbona mu gihe cya Pasika hariho tujya kugura amabuji, amatara ya Pasika, abantu benshi bajya kugura za hostiya, amadivayi, nkahita mbona imirimo bakora, ndetse n'imyenda ya gisaserdoti ngira ngo harimo abayikora, niba n'abakarisa babikora. Donc bari abakobwa badasohoka bihaye Imana, ubona ubuzima barimo bugenda gusa nubwo Bikira Mariya yabagamo n'abakobwa bo mu gihe cye bihaye Imana, bagaturwa Imana mu ngoro. Abo bakobwa rero bari kumwe na Bikira Mariya, imirimo myinshi bayikoreraga mu ngoro, ariko umugoroba ugeze buri wese akajya mu cyumba cye, akajya kwiyerana n'Imana, asenga bucece kandi azirikana ijambo ry'Imana. Iyo rero abakobwa bageraga mu gihe cyo gushyingirwa, bagaragaje ko bageze imyaka y'ubukure, bose nyine basohokaga mu ngoro bakajya gushyingirwa. Ariko ku gihe cya Bikira Mariya ho byari agahebuzo, kuko hari ikintu cy'icyifuzo gikabije cyo kwifuza ko Mesiya yaza,
cyane cyane ko bibwiraga ko Mesiya uzaza ari uzabagobotora ku bucakara bw'Abanyaroma bari babakoronije. Rero bari bategereje cyane Mesiya, bakumva ko bagize amahirwe abo bakobwa bakuze bitonda, basenga, bakorera ingoro, wenda Imana yatoramo uwazabyara Mesiya. Itegeko ryo gushaka ryareraga bose ndetse na Bikira Mariya. Igihe Bikira Mariya abwiwe yuko agomba gusohoka mu ngoro akajya gushaka, yarababaye cyane. Yagize agahinda kubera isezerano yagiranye n'Imana kuva kera akiri mutoya. Ndetse nabitekereje umuherezabitambo amubwira ko yihaye Imana, ko adatekereza gushaka, ariko umuherezabitambo aravuga ati mwana wanjye ndakumva, ariko humura Imana izabyitaho, izamenya uko ikugenza, ariko nawe ugomba gushyingirwa. Anna Gatarina Emmerich yabonye Bikira Mariya asohoka ku mugoroba nyine amaze kubwirwa iyo nkuru, agiye kuvoma amazi, agenda abitekerezaho, abona afite akabindi nk'utwo mu biriya bihugu ukuntu twabaga tubumbye. Hanyuma amubona rero ngo mu nzira arimo ajya kuvoma, ameze nk'aho ari gutega amatwi ijwi ririmo rimubwira yuko nta kibazo, ko ibyo barimo bamubwira ari byo, ko akwiye kuko gushaka. Ngo ryari ijwi rimuhumuriza, akumva ko rindi jwi yasanzwe azi uko Imana imuvugisha, yari asanzwe ari umuyoboke w'Imana, bagifitanye ubumwe budasanzwe. Rero iryo jwi ryamuvugisha yumvise ibyo ari ryo, hanyuma yumva arahumurijwe, amenya yuko Imana yitaye ku isezerano ryayo, ko izamenya uko imugenza koko, nk'uko umuherezabitambo yari yamubwiye. Ibonekirwa ryakurikiyeho rero, murabizi ko mu kiganiro cyabanje twabonye ubuzima bwa Yozefu n'uko Imana yamuhisemo ikoresheje igitangaza cy'ishami ryarabije ururabo. Hanyuma rero Anna Gatarina Emmerich ahita avuga uko yababonye ubukwe bwagenze, ngo nuko bwamaze, navuga ni fiançailles, ni nko twabivuga muri nk'imihango yo gusaba no gukwa, niko twabigeranya hari mu mico, tubivuze mu mico y'ubungubu mu Rwanda. Donc imihango ibanziriza kubana, amasezerano nyine yo kubana mu ngoro cyangwa se mu mategeko, ndavuga hagati y'imiryango. Mbese ngo ni ibirori byamaze iminsi 8. Anna Gatarina Emmerich yabonye ko Bikira Mariya na Yozefu bakiriye n'abatumirwa, details zose yarazibonye, ariko nahisemo guhita mpera aha ngaha mbabwira uko Maria Valtorta yabonye ikiganiro Yozefu yagiranye na Bikira Mariya mbere y'uko bajya kubana. Zakariya amaze gusohoka mu ngoro, ndetse na Anna, umukobwa wa Fanueli, wa matrone, wa mukecuru wareze ba bakobwa babaye mu ngoro, amaze kubana na Bikira Mariya, abafelicita we na Yozefu abifurije ishya n'ikirwe mu rugo rwabo, arabasize bonyine aragiye. Ubwo rero abageni basigaye ari bonyine, abafiyanse basigaye ari bonyine. Hanyuma Bikira Mariya arareba hasi, Yozefu nawe yabuze aho ahera amuganiriza, yabuze ijambo rya nyuma rya mbere yatangiriraho kugira ngo abone ikiganiro, aratekereza kugeza aribonye. Muti rero yahereye hehe? Yaragize ati ndakuramukije Mariya, ndakuzi kuva ukiri akana gatoya, igihe wari umaze iminsi mike yuvutse. Nari inshuti ya papa wawe, nkagira na mwishywa wanjye, umwuzukuru wa mukuru wanjye Afeyi, wakundaga cyane mama wawe. Yari agacuti ke gato, kuko ubu ngubu afite imyaka 18. Ni ukuvuga yuko rero icyo gihe uvuka yari umwana muto rwose. Akaba yarazaga kumara irungu mama wawe, akanamumara n'agahinda, nk'uko ubizi nyine nta wundi mwana yari afite. Barakundanaga cyane, ntabwo twembi utuzi, kuko waje kuba mu ngoro ukiri muto cyane. Ariko i Nazareti abantu bose baragukunda, turakuvuga, abantu barakuvuga, baragutekereza, bakakuganira bavuga ngo ka gakobwa ka Yowakimu kavutse kubw'igitangaza cya Nyagasani, kakavuka ku witwa Ingumba. Ndibuka umugoroba wavutse, turabyibuka twese kubera imvura y'umurindi yaguye uwo munsi ikeza imyaka, ndetse n'umuyaga warimo inkuba itarigeze igira icyo yangiza. Ahubwo nyuma yayo hakaza umukororombya munini cyane tutari twarigeze tubona. Hanyuma kandi ninde wakwibagirwa ibyishimo bya Yowakimu? Yarakubyiniriraga, akwereka abaturanyi be, akagutambagirana, uboshye akarabo kavuye mu ijuru kakagwa hasi, kandi agashaka ko bose bagukeza. Papa we yapfuye arimo avuga agakobwa ke Mariya, keza ku mutima no ku mubiri. Amagambo yakoreshaga kuvuga yabaga yuje ishya n'ubuhanga. Yavuze ukuri kuvuga ko ntawe ukurusha ubwiza, naho se mama wawe.
yahoraga kuririmba, wagira ngo yari yarabaye akanyombya ko ku muhindo iyo yabaga aguteruye cyangwa agiye kuguha ibere, agiye kukonsa. Ninjye wakoze beriso yawe, akaberiso gatoya gatatse indabo z'amaroza abaje mu giti cyako nk'uko mama wawe yabishakaga. Nari maze kugimbuka njyewe Mari, nari ndimo niga umwuga wo kubaza. Ninde wari gukeka ko nzakubera umugabo? Ahari byari gutuma ababyeyi bawe batahana ibyishimo iyo babimenya kuko twari inshuti. Nashyinguye papa wawe mu cyubahiro ariko n'agahinda kenshi kuko yari yarambereye urugero rwiza mu buzima. Buhoro buhoro Mariya yubura umutwe. Yagendaga arushaho gushyitsa umutima mu gitereko cyane igihe Yozefu amubwiye ko ari we wabaje beriso ye. Yaramwenyuye, hanyuma igihe amubwiye ibya papa we ahereza ikiganza Yozefu. Aramubwira ati urakoze Yozefu. Amushimira ariko n'udusoni kuko udusoni tukiri twose, ariko kandi ukabona atuje. Yozefu amaze afata ikiganza cya Bikira Mariya mu biganza bye bigufi ariko bikomeye nyine by'umubaji, aramuhumuriza. Yozefu yariteguye ko Bikira Mariya agira ikindi amubwira, ariko yahise yicecekera. Nuko Yozefu akomeza agira ati inzu iracyahagaze, ni nzima, uretse agace gato kasinywe ku itegeko ry'abakoloni ko bashakaga inzira ngari aho Abanyaroma bazajya banyura. Naho imirima yo isa n'iyatereranywe, nta muntu uheruka kuyitaho, nibura agace gasigaye, kuko urabizi ko uburwayi bwa papa wawe bwatumye agurisha ahanini kugira ngo yivuze. Dore hashize imihindo 3 nta muntu uheruka gukonora imizabibu, n'ubutaka bwabaye ibisambu. Ariko ibiti wahasize ukiri umwana biracyahari, uzahita ubyibuka, nunyemerera ndajya kubyitaho. Bikira Mariya aramusubiza turakoze Yozefu, ariko kandi usanganywe n'akandi kazi. Nuko Yozefu aramusubiza ati nzajya nkora mu mirima yawe nzindutse no ku migoroba. Muri iyi minsi umunsi usa nkaho ari muremure ku buryo umuntu yabikora bikemera. Ati ndashaka yuko umuhindo utaha hazaba hameze neza ku buryo uzishima. Ngaho reba iri shami rya amandiye, mu Kinyarwanda nagejeje kubita ngo ni nk'ishami ry'umutini. Ntabwo amandiye ari umutini mu buryo kuri hari, ni igiti kitabinaha. Ariko turavuga ati reba iri shami naciye ryakoraga ku nzu yawe. Impamvu nashatse kuba ariho ndikura, kuko mu by'ukuri uruzitiro rw'urugo ni nkaho ari ntarwo, rurimo ibyuho byinshi, bizansaba kurusana. Impamvu rero nariciye ni uko natekerezaga ko ndamutse ari jye utowe, nubwo ntari mbyizeye kuko ndi umunaziri. Naziri ni ukuvuga umuntu wihaye Imana udatekereza gushaka. Umusore w'icyo gihe wari warihaye Imana, ubayeho ubuzima mu butayu, yiyeguriye Imana, bitaga abanaziri icyo gihe. Ati ndi umunaziri, naje gusa kubwo kubaha itegeko ry'umuherezabitambo mukuru. Naho ubundi numvaga ntazashaka umugore. Natekerezaga ko uzashimishwa no kubona ururabo rwo mu busitani bwawe. Nguru rero ururabo Mariya, ni urwawe. Hamwe narwo nguhaye umutima wanjye wabumbukiye Nyagasani wenyine, none ukaba ubumbukiye nawe umbereye umugeni. Mariya afata ururabo rwa wa mutini maze yuzuye emotion, yuzuye ibyishimo, ariko emotion birenze ibyishimo, mbese amarangamutima agaragara, areba Yozefu n'indoro yuzuye ihumure kandi itamuriye. Noneho yashyikije umutima mu gitereko igihe yumvise ko Yozefu avuze ati ndi umunaziri. Nuko atinyuka kumureba mu maso he hakeye, aramutinyuka. Nanjye rero Yoze ndi uw'Imana yonyine, sinzi niba umuherezabitambo mukuru yabikubwiye. Uwo ni Mariya urimo usubiza Yozefu. Yozefu ahita amusubiza ati yambwiye gusa ko ufite umutima mwiza kandi ukeye, uri pure, kandi ko uzanyibwirira isezerano mfitanye n'Imana ku mutima. Ansaba kukorohera nkakubera umuntu mwiza. Ngaho mbwira Mariya, nzuzuza ibyifuzo byawe nk'uko ubishaka kugira ngo ubeho unezerewe. Yozefu wawe agukundira muri roho si mu mubiri, mbese nk'akana gahera Imana inyihereye. Mbwira byose nk'ubwira se, wingirire icyizere nk'icyo wagirira umuvandimwe wawe. Bikira Mariya aramusubiza ati kuva nkiri umwana muto niyeguriye Nyagasani. Nzi ko ibyo bidasanzwe muri Isiraheli, ariko numvaga ijwi rivugira umutima wanjye risaba kuryegurira ubusugi bwanjye nk'igitambo kivuye mu rukundo, kugira ngo ntibutse ukuza kwa Mesiya. Mbega ukuntu Isiraheli imaze igihe imutegereje. Ni igitambo kidahenze ugereranyije n'ukuntu tumukeneye kuba nakurwa mu byishimo byo kubyara abana. Yosefu aramwitegereza nk'ushaka gusoma ibitekerezo biri mu mutima we, maze afata ibiganza byombi byari bigifashe rwa rurabo. Ati nanjye igitambo cyawe nzacyungaho icyanjye, maze ubusugi bwa twembi uhamirize uhoraho urukundo tumukunda, ku buryo azatibutsa adatinze umucunguzi w'isi
akaba n'urumuri rumurikira abatuye isi bose. Ngwino Mariya, tujye mu nzu ye maze tumurahirire ko tuzakundana nk'abamarayika. Hanyuma ndasubira i Nazareti ngutegurire byose mu nzu yawe, cyangwa umbwire niba hari ahandi wifuza kuzaba. Mariya aramubwira ati kera iwacu habaga ubuvumo. Ati ese ubu ngubu buracyahari? Yozefu aramubwira ati buracyahari, ariko ntihakiri mu kwanyu. Nzagukorera ubundi uzajya ujyamo ushaka ubucece no kugama izuba mu gihe cy'ubushyuhe bw'amanywa. Hanyuma mbwira, ninde ushaka ko aguherekeza? Bikira amusubiza ati ntabwo bafite. Mama wa Orufeye ukunda kuza kunsura azambanisha ku manywa, nijoro nirarane nta kibi gishobora kumbaho. Hanyuma nanjye wibuke ko mpariho ni Yozefu, nzaze kukureba ryari? Bikira Mariya avuga ati igihe uzabishakira Yozefu. Nuko ubwo Yozefu noneho aramusubiza ati ubwo noneho nzaza inzu imaze gutungana, ntacyo nzahinduraho. Ndashaka ko uzaza ukayisanga uko mama we yayisize imeze, ariko ndashaka ko izaba irimo urumuri ruhagije kandi ikeye kugira ngo wumve ko wakiriwe neza iwanyu. Cyo ngwino tujye kubwira Uhoraho ko tumushimira. Naho ngaho ibiganiro bya Bikira Mariya na Yozefu byarangiriye baganira ku busugi bwabo no kubaza abana nk'abamarayika. Ntabwo nzi ko mwakiriye kino kiganiro, muzajya mumbabarira ko muri iyi minsi ntabona ibikoresho bihagije, akenshi mba nsoma inkuru ariko mutandeba, wenda mutareba muri kamera ko mubyifuza, ariko ndizera ko mu minsi iri imbere bizakosoka. Ikindi nagira ngo muri komantere mwandikemo uko mwumvise iyi nkuru ku busugi bwa Bikira Mariya, ku busugi bwa Yozefu, cya kintu abantu bajya bishuka bati Bikira Mariya bya bandi bana nyuma ya Yezu, bitabibaye ibyo Yozefu yaba yari afite ubumuga ntavuze, n'ibindi n'ibindi. Ngira ngo iki kiganiro kirasobanura neza guhitamo kwabo kuje urukundo, bagira ngo batebutse kuza kwa Mesiya, kandi na nyuma yo kuza kwa Mesiya iryo sezerano ryabo bakomeje kurikomeraho mu by'ukuri. Nagira ngo tujye twiyambaza Yozefu mutagatifu nk'umurinzi koko wa Yezu n'umugabo w'indahinyuka. Indahinyuka ni Ikinyarwanda bashatse gukura mu ijambo ngo rushastepu. Ntabwo bigeze babana nk'umugabo n'umugore bisanzwe, ahubwo uburumbuke bwabo, urukundo rwabo rweze rwagize uburumbuke bukomeye bwo kubona mu bumwe bwabo havuka Mesiya. Imana igatora Bikira Mariya aba koko nyina w'Imana, Imana mu bantu. Ntabwo Yozefu yari gutinyuka nyina w'Imana, kandi nawe ntacyo yari abuze ngo yamubwira ati ntabwo mukundira mu mubiri, gukunda muri roho, amour spirituel. Nagira ngo rero mu biganiro tuzakomeza kugirana tujye turushaho kubana aho batagatifu Imana iba yarashatse kunyuraho kugira ngo dukomeze twige kwakira izo ngabire Imana yagiye iduha, tutazigabanyije, tutazitubya, tutazisebya, ahubwo dushimira Imana yashatse kwinyurira muri ubwo buryo kugira ngo iduhe umukiza. Hasingizwe Imana n'abamarayika n'abatagatifu bayo.